buno muri uyu mwaka, buno muri uku kwezi kwa gatatu dutegereje inyishu. Kwezi kwa gatatu dutegereje inyishu. Ukwezi kwa gatatu dutegereje igisubizo. Mbisubiyemo, ukwezi kwa gatatu, yaba wari ubyizeye, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa gatatu mu gusenge hatavuye general sinzi, ariko bitabaye sinzi uko baca umugani mu Kirundi ngo itabyaye ishuri irabyara. Ntabwo mbizi, ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo biraba ibyuya ntibiba amaraso. Uku kwezi kwa gatatu mu Burundi, marayika w'igisubizo yahageze. Ni ukwa kangahe? Turi mu kwa kabiri. Ukwa gatatu kuwa Mungu tuzaba tukwinjiyemo, tuvuga ibyiza yakoze, tugatangaho n'ingero, abatabizi bikabacanga bakatwita abasazi, nyamara ntabwo turabasazi ahubwo turabasizi. ngo iyo uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo ubumwishe, aho kunirwa n'ijambo uzanirwe n'uburirwe. Imana yacu turayikunda, dufite ibyo duhigana, ngo aho gupfukamira abayari twakemera tugapfa, tukarokora ubugingo ariko umubiri ukagenda. Ukwezi kwa gatatu mu gusengere, mu kwereka Imana, mwitegure, muryamye, mubyutse, mwibarabara, mwijoro, ku murango, muri Afurika muri Afurika send the dead ngaha hondi sindima ndi Profete General Marti. Uku kwezi kwa gatatu tangazamakuru muraza kuronka views nyinshi. Kwezi kwa gatatu, niba Bunyoni muri bumubone, niba ari Rwasa, niba ari Rukiri, niba ari hajya wa wundi yitwa ndi Faustin Ndikumana, niba ari ndi kuri yowe ntarimo na Niva ntarimo, niba ari wa wundi bamwita Ndesha, igahana menya maze gusaza sinyibibuka. Reka mbivuga uko n'abandi tutazi. Dawidi arazana nahe, araturuka he, ninde, ni muntu ki, ko dufise amatsiko, ko dufise ibyiringiro, kwakira, dufise ibigumbagumba byo kuduza idarapo ry'u Burundi tukavuga ngo Oziyana Oziyana, kubera ko marayika yambwiye ngo igisubizo mwakibuze mwebwe Barundi uhereye muri politike kibegereye. Ntimugire ngo igisubizo kigiye kuva ikantarange, aho nyene igisubizo kigiye kuboneka cyane ku bibazo abanyepolitike baragihize barakibura. Igisubizo cyakiza Burundi, izina ribi rikabavaho ry'igisuzuguriro, agakengerwe, ubukene ndengakamere. Imana yambwiye ngo igisubizo kiri hafi, kiri uruhande rwanyu, nka kumwe umuntu aba afite telefone uruhande rwiwe. Niyo mpamvu buno Imana yambwiye ngo umwana w'isezerano anyuza aha iburyo, undi anyuze ibubafu, utari uw'isezerano ataho. Uhoraho rero igisubizo abajenerali babuze, igisubizo abanyepolitike babuze, igisubizo abanyamasengesho badahambya, erega ibi ngibi ntabwo wapfa kubisobanukirwa. Igisubizo Evariste yirutse imyaka 6 atarabona. Igisubizo abambanjirije guhanura
harimo n'abapfuye. Navuga ngo ni mwandike, fata ikaramu n'urupapuro wandike, kubera ko ubwami bwa sendidedefudede bw'abadede burasenyutse. Napfukamye hasi ndasenga, kandi ubu buhanuzi ubwitondera. Kandi ndi mu gihe cyo kugira ngo sobanura umwana w'isezerano n'utari uw'isezerano, kubera ko badashobora guhabwa irage rimwe, cyangwa batari buragwe kimwe, kandi batari bujane hamwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo ijambo Imana yavuze ku gihugu cy'u Burundi, ijambo tutavuze ku bw'inyama cyangwa amafiriti n'umuceri, iri jambo rirasohoye. Iri jambo rirasohoye. Uhoraho mu gicuku cya nyuma ritamuruye. Sinzi harimo itavuga ngo ubisubiramo kugira ngo natwe dukunde ngo tubipinge cyangwa dukunde dutsindwe. Ibyo ntabwo biraba jewe. Nkusabye wizere, kubera ko agasigaye cyangwa se akabura n'uruyoya rwagategereza. Kubera ko buno nyir'urugo yaje, nyir'intama yaje, nyir'umurima yaje, nyir'uruzabibu yaje, onodijesi, kandi aje mu rwuri rwiwe. Aho rero harimo abarundi bazi ko ari viyuzi, ari ukuvangirwa. Ntabwo ari ukuvangirwa, ntabwo ari ukuvangirwa. Ntabwo izina Burundi ntiriri buhinduke, ariko ibindi bigiye guhinduka. Didarapo ntiriri buhinduke, ariko ibindi bigiye guhinduka. N'amazi ntari buhinduke, ariko ibindi bigiye guhinduka, kuko n'ubutaka Imana iri bubuvumure. Ikamwa litiro 2 igiye gukamwa litiro 20. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha, uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibi yarabikoze. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Mu Burundi harimo abantu bazi ngo bazakurwa n'isoni. Burundi si Kongo, Burundi si Kenya, Burundi si Uganda. Uburundi ni umwihariko. Uburundi ni umwihariko. Amaboko yasezeraniye Uburundi, harabanza hime ingoma nshya n'ubwami bushya, nyuma Kigoma izagaruka, Uvira izagaruka ku Burundi. Harimo abarundi bavuga ngo ni documentary, ngo ibyo byashoboka bite. Uzabirebesha amaso ntuzabiyo. Nge ntacyo mpomba. Abigishwa bagize kwizera guke, babwira Yesu ngo tudugirize kwizera. Uyu munsi mpamanya neza ntashidikanya ko Imana 97% mu Burundi karuzuye. Gatatu nta n'amezi arimo, ahubwo harimo ukwezi. Ibyo rero ntabwo ari uko kuremya agatima, ahubwo nagira ngo nkusobanurire, nagira ngo nkubarire, cyangwa se wumve cyangwa wumvire ko iyera kandi iy'ukuri ititiranya amazina. Iyi ni Imbabazi TV 3. Imana ikoze igitangaza mu Burundi, ku murango no mu ijoro. Imana ikoze igitangaza, mumaze iminsi mutegereje.
cyane. Ukwezi kwa gatatu amahanga yose azabireba, abarundi ni ba nyirabyo. Ukwezi kwa gatatu aha hagiye kuza abirukana amafarasha b'amaguru bavuyemo. Nagira ngo nkutangarize ubutumwa bwiza. Mu kwa gatatu turi mu masengesho yo kugira ngo tubyakire. Je simba muri nzara Prophet Yabarti. Mu kwezi kwa gatatu amaboko y'uwavuze, imbaraga z'ushoboye, butwari bw'uhambaye, abarundi baramwiziga. Fata ikaramu wandike ndugu yako, rafiki yangu, ngiyi bikira kwegere. Kwezi kwa gatatu niho muzabona ko abajenerali batandukanye n'abakoroneli, niho muzabona abakapiteni ko batandukanye, niho muzabona abafande n'abafandi, noneho mukabona n'abandi batari aho. Rero uku kwezi turiziga indongozi nshya ikuriye izindi, ihagarariye izindi. Yesu umwana w'intama w'Imana. Ibyo abatazi igifaransa bapfa kukivuga nka jewe aha, ariko jewe yenda siyasize umwuka niyo nize, ni nayo nivugira. Siyasi zimena kuna abari sawa. Uku kwezi kwa gatatu iyakamwaga litiro imwe izabikamwa 30 litiro. Umuzinga cyangwa umutiba witwa Burundi bwimburaga 0 n'ibice. Jewe fise ubwoba ko harimo abantu batari bubyizere, muzabirebesha amaso. Je ntacyo mpomba, ndi Prophete General. Muribaza uburyo Uburundi bushobora gutumbagira bugatambuka kugwa. Abanyarwanda ngo mugiye kuntera amabuye mungirira ishyari, ngo Barundi baba bampaye ruswa, ngo baba bampembye, ngo kugira ngo mbahanurire ibyiza. Oya, Kimana gutegetse uragikora. Uragikora. Uburundi bugiye kuva mu gusoma nturi, buvuye mu maboko y'isiha. Twigeze dusenga 2014, Imana iratubwira ngo igihugu cy'u Burundi, nyine twaturi kuvuga ngo vrema ngo Imana ikunda Abarundi, ngo yabahaye igihugu cyiza, ibaha perezida mwiza, ibaha n'umupfasoni wiwe, ndebera ukuntu bakishijwe, uburyo basenga bategura amasengesho. 2014 ibya 2015 bitaraza, twe turi muri amashimwe. Imana iratubwira ngo muceceke mwese, ntabwo ari nge wabihanuye. Iravuga ngo mu minsi iri imbere igihugu kizayoborwa n'umuntu uzaba uri kumwe n'abantu. Ibivuga ngo mugabo mbonye isiha nyinshi mu gihugu cy'u Burundi, nakwambiye zambeba nini ziba ibintu ziba mu myobo. Mbonye ipyisi nyinshi zinyuruza zitwara intama, mukama w'ikigongo. Ngo rero ariko nagahe gatoya, ngo hari uburongozi bugiye kujyaho. Musenge cyane, uzaburokoka, uzabusimbuka, ngo azabaho neza cyane. Mbwira abantu dushishimura impuzu. Umunsi twagiye kurara mu mazi dusengera igihugu. Nagira unyumva nabi ngo uhise uvuga ngo CNDD-FDD ko ari byo byose, simbizi niba ari byo, ariko wowe mu mwuka urebe niba ari byo cyangwa atari byo. Nanjye ubwo ufise uko ndi kubireba, ntagira ibyo twitaraho umuntu w'Imana. Hama rero Imana itwibirije iryo banga, bavuga ngo musenge cyane. None rero ngo nyuma yaho ntacyo umuntu azaba yifuza mu gihugu cy'u Burundi.
urumva ubwo rwego ntacyo umuntu azaba yifuza mu gihugu cy'u Burundi ngo akibure. Murebe uko mwifuza. Rero uku kwezi kwa gatatu ni ukwezi twizigama igitangaza kiturutse ku Mana, twizigamo umugisha uzananye mu biganza by'Imana. Ni ukwezi abarundi Imana nge yambwiye ngo manuremo, mbwirizemo, nigishemo, mbwira abarundi ukwa gatatu bakubere maso kuruta ukwa kabiri kurenganye, kubera ko ukwa gatatu surprise y'Imana, ubwihisho Dawidi arimo, ibiri nk'ibanga, ibiri sokere mu buzima bw'umurongozi mushya bizaba biri ku karubanda. Ubu tugiye kwinjira mu gihe cyo kuvuga Kanani, tugiye kwinjira mu gihe cyo kwereka abantu Kanani, kubwira abantu igihugu cyiza Imana yavuze, amabara, ubuzima, kandi ababyumva ni ba nyenebyo. Utagira ngo hano harimo nuza akarebaho umunota umwe agahita aguruka, ntabwo ari uwacu, yaba uwacu twari kugumana. Harimo nuza nta subscribing, nta nakore like na share, uwo si uwacu, yaba uwacu twari kugumana. Ahama rero niyo mpamvu navuze ngo mu minsi mike iki gitangaza kimaze kuba tureretse, muzajya mubona twashyizeho korari ziririmba, dusenga, turyohewe, duhanura, twikina nk'amatavu cyangwa se imitavu, ineza y'Imana. Imikeke igiye kurumbuka, ubuki burumbuke, uhaza akora iki kintu uretse kuririmba. None niba umuntu akora amanywa na nijoro ntiyunguke, niba uzakora isaha imwe ukunguka, iby'Imana ninde ubitangiye? Ahari Imana ninde utabayo? Erega na Amerika yabuze amahoro n'izi zayabona. Uburusiya za Ukraine ibyo byabuze amahoro, tuzabiha amahoro mu Burundi. Kandi ubwo hari delegasi imwe Uwiteka azahagurutsa mu Burundi y'abavuga butumwa, abandi izahagurutsa y'abasoda b'igihugu batarimo abangaba bica abantu, bamariye abantu muri Kongo. Ibintu bizaba bipanze unyerera kidogo, Uwiteka yihanira. Apana ibintu byo kuza mukinata mu bintu mwebwe mutazi. Hano rero maze iminsi mbwira abantu ngo umwana w'isezerano n'utari w'isezerano, mwebwe mukagira ngo ndabatereta nije uzabihabwa, si wowe. Bireke, byihoze, bipinge, no problem, koko jewe nandikirwa ko nabivuze, ntabwo nandikirwa ko wabyumvise. Imana izambaza ko nabivuze, yego good, buno nabivuze. Hama uwizakubaza ko wabyumvise, good, wabyumvise cyangwa ntiwabyumvise. Hama rero twahoze turirimba ko impunzi zitashe. Mana Nyagasani, reka tuvuge, ariko twongere tuvuge ngo Data wiyubahishe. Harahiriwe uzaba muri uyu mugisha, harahiriwe uzaba muri uyu mugisha. Mbega Mungu wawe, harahiriwe uzoba muri uyu mugisha. Jesus, haleluya. Kubera ko dore bisagara, hari bisagara byiza bicaniye, amazi ari ku muntu wese, ibyiza bihoraho, gusa mbivuge ngo iki. Donc yitwa Kanani, reka twere kongera cyangwa kugabanya, ariko yitwa Kanani. Hama muri uku kwezi kwa gatatu tugiye kugutangura. Guhereye uyu munsi dufite misiyo yo kubabwira ukwa gatatu ko ariko uko gusa Kanani yariyo, Imana ituvuvuriraho, itubwiraho kugeza umurundi amenye neza, yumvise neza igihugu cyiwe, kugira ngo
Imana ibyo igiye kuguha bitazakurimbura, ahubwo bizaguhesha ubugingo buhoraho iteka ryose, nk'uko ijambo ry'Imana turi bwige ribivuga. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi yumve ibyo umwuka abwira ishengero cyangwa amatorero. Umwami Yesu ahabwe icyubahiro. Somye iri jambo turumva rivuze ngo izina ridahanagurwa iteka ryose, cyangwa kubaho iteka ryose. Ubundi hazabaho kubaho ku iteka ryose no kutabaho by'iteka ryose. Hano abantu bamwe bazabaho iteka ryose, ubwo icyo kirisepaye. Abandi bere kubaho iteka ryose, icyo nacyo kirumvikana. Ni bande bazabaho iteka ryose? Abanesheje, kandi bazaba bambitswe imyambaro yera. Kandi Bibiliya iravuga ngo Yesu azavuga izina ryabo imbere ya Se ari we Data n'imbere y'abamarayika, azabahamya ngo aba n'abanesheje. Bishatse kuvuga iki? Cyangwa se bivuze iki? Ntabwo muzigera mubona Herode azutse mu muzuko, ntimuzigera mubona Yuda Sikariyota azuka mu muzuko, ntimuzigera mubona uwitwa Hamani azuka mu muzuko. Muri invitasiyo abantu bari guhabwa z'abazabona Imana harimo abantu batarimo. Mu rutonde rw'abaragwa bajya mu isezerano harimo abantu batarimo. Twere gushyira abantu inkore ku maso ngo tubahende, harimo abantu batazaragwa ubwami bw'Imana. Kuko Bibiliya ivuga ngo umwana w'isezerano n'utari uw'isezerano ntago baragwa kimwe. Noneho rero hano ntimwizige ko muzabona Farawo azutse. Oya, ntimwizige ko muzabona abanzi b'umusaraba, abanzi b'ubugingo, abanzi b'ukuri ngo muzabona bazuka. Oyaye, abo baciriweho iteka. Uriho Bibiliya imuha amahirwe yo kwihana no gukizwa. Ariko utariho byaraheze. Niba ijuru wararipfanye tayari, niba urifite tayari. Uyu munsi wa none navuga ngo abantu bategereje ubwami bw'Imana bahagarara he? Bari hehe? Bari mu buhe mwiteguro? Cyangwa se bategereje amasezerano? Kandi burya tukiri mu isi, umuntu w'Imana aba yiyizi. Umwana utari igitwarire mu by'impemu, utari kinyendaro mu by'impemu, nakwambiye aba yiyizi. Bibiliya ivuga ngo abanjye ndabazi kandi nabashyize ko ikimenyetso. Intama zanjye ziranzi, nanjye ndazizi, ngo kandi ntawe uzazimvuvunura mu kiganza. Oya, nta muntu uzazimvuvunura. Ni ukuvuga ngo ese uri intama izwi cyangwa uri intama itazwi? Ni ukuvuga ngo uri intama izwi cyangwa uri intama itazwi? Kamasijuru Yesu akavuga ngo nabadomye ko ikimenyetso. Ese kuri wowe habaho ikimenyetso? Harimo abantu bitiranya ijuru, bakitiranya ubugingo, bakitiranya n'amasezerano, bakabona imvura igwa mu mirima ya twese bakatwitiranya kuko dusangira ibyaha, bakakugira kenshi baturusha n'utundi, bakagenda mu modoka wowe utagira n'ibyaha, imbwa ze zigahaga wowe inda muri manutse. Ariko byatusaba uciriye, hari igihe kimwe bizasobanuka byose. Abana b'Imana tugahagarara twe, hora tuceka ihorere tuzavuge
mukiza Yesu duva imibindi yeragaruka tutungane aje gutabara. Mwisi twese turi mu ishengero, gusa twizera gutandukanye, dukizwa gutandukanye, tunakora ibitandukanye, ariko ngarutse muri rusange abantu bose bizezwa ijuru, abandi babwirwa ijuru. Oya, ijuru ryiyumva muri muzima, ijuru ryibonamo ukiri mu isi, ijuru rikwiyereka hakiri ku manywa. Ntabwo ijuru ari siripurize, ijuru si surprise, ijuru ntabwo ari irya marume masenge, ijuru si irya ijuru ni ijuru twasezeraniwe na Data. Mwuka Wera twereka, akaduhishurira, akatubwira, akadusobanurira. Ibyo bintu rero umuntu azakubwira ngo urumva warijya uzihanira ku ipfiro, ngo urumva ngo barivuze kera ngo ntibaribona, ngo urumva ngo navutse barivuga ngo n'ubu bakirivuga. Oyaye, ijuru tuvuga riba muri wowe, riri afishe muri wowe. Ntabwo uwitwa Daniel, ntabwo ijuru yarirondeye kuko apfuye, bamugerageje rimurimo, bamuhiga rimurimo, bamurwanya rimurimo. Ijuru niyo mpamvu bivuga ngo ni Imana ubugingo. None Imana yahaye ubugingo Yoba amaze gupfa cyangwa yari anabufite akiri muzima? Hano urujijo n'urungabangabo bigomba kuva mu bakristo, uhereye kuri iri jambo dusomye riri mu Byahishuwe igice cya 3 uhereye ku murongo wa 5, ubwo ni uwa 5 n'uwa 6. N'abantu bagomba kuva icyo nakita mu buyobe no mu buzimire. Erega turi abakristo tudahendanye. None niba uri umukristo, ukaba uri umukristo ariko ukaba ufite ibyiringiro, ariko wowe utemera, udahamya, utabona, njyewe ntabwo numva ko ijuru rizaza nk'impanuka. Ijuru sagisida, ijuru uri mu isi aba ririmo. Niyo upfuye umenya aho ugiye, niyo uyaga n'abantu babwira uwo uriwe, uba uzi ko uzanapfa. Ufite umukizo uje umvugira ku Mana, n'inshuti idahasi nk'izo mu isi, iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyampa akaba umukiza wawe. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire, nawe niko ngusabira. Ni ukuvuga iyi ndirimbo twebwe nk'abakristo, niba dufite amaso y'umwuka yababona icyo atabona ijuru, niba dufite amatwi yumva ijuru akumva iby'impwemu, ayo matwi yawe yaba yumva icyo atumva ijuru. Ntushobora rero kumva ijuru ngo umenye ijuru, nabona ijuru, udafite ubushobozi bwo kuba uri umunyamasezerano ngo umenye ko nanone ugomba gusubizwa cyangwa kwishyura. Haleluya! Ntabwo bishoboka, ntabwo bisigara. Tusha kumbwira ngo umubiri wawe niba nta bicuro, nta nkumbu, nta bigumbagumba, nta matsiko, nta nzara, nta nyota, ubundi ubwiryo juru warijyamo ute? Warimenya ute? Waritahura ute? Warisoma? Warisobanukirwa ute? Impossible. Ijuru nyiraryo riba mu maraso no mu mitsi no mu nyama n'imisokoro. Ntabwo turi moteri bashitura kugira ngo twumve ijuru, kuko Yesu ruvuze ngo abanjye ndabazi. Niba utamuzi atakuzi, se ubwo uri kuvuga ngo uzajya mu ijuru ryahe? Yesu akagaruka akavuga ngo intama ziranzi. Amase niba utamuzi, utaranamumenya, ukaba utanashaka kumumenya, isaha yawe ni uyu, munsi wawe ni uyu, haranira kumumenya. Urumva biragenda biti? Urumva birakorwa biti? Abanjye ndabazi, intama zanjye ziranzi, nanjye ndazizi, nzifite mu kiganza.
nta kizaba ntababwiye, nta kizaba ntabibiye akabanga. Ni ukuvuga ijuru riri muri twe my friend, riri muri twebwe inshuti yanjye. Nahawe ikibanza na data w'ijuru mu rugo rwera kubw'umwana we, azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Jya ninginga Imana witwereke Yesu, umwakire nawe niko uzabira. Jya ninginga Imana witwereke Yesu, umwakire nawe niko uzabira. Ijuru icya mbere ngo abo ntibavutse ku bw'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo bavutse ku bw'ubugombe no gushaka kw'Imana. Iyo wavutse ku bw'ubushake bw'andi, wabyawe n'andi, iso n'indi, tuzabe nk'abafarisayo. Biriwe ngo nuko Yesu bamuhingukaho barabazanya. Yesu barababwira ngo uri mwene nde ukora ibintu nk'ibi? Arababwira ngo nkomoka ku Mana, ni data. Basanga yizera Imana ya Aburahamu, basanga yemera Imana ya Musa, yemera Imana ya ba Eliya na ba Elisa bazwi. Ngo abandi baracanganyukirwa, baravuga ngo none wewe, nawe arababaza ngo mwebwe iso n'indi. Baramubwira ngo turi abana ba Aburahamu. Baramubwira ngo Aburahamu ndamuzi, nawe aranzi. Murebe igihe Aburahamu yapfiriye, murebe igihe Aburahamu yapfiriye, icyo kinyejana cyo kwa Aburahamu. Ngo Aburahamu aranzi, nanjye ndamuzi. Ngo ariko mwebwe iso n'indi, ngo muri imbata, muri abaja ba wa mugwanyizi cyangwa ba Satani. Nawe ngo bahita bamubwira ngo ntaho twigeze tuba imbata, umva kandi ngo z'abantu, ngo turidegembye. Kandi ababwiye iby'imwe, bahita bumva ibyo mu mubiri. Nagira ngo ubugingo bwawe, marayika wafashe bike agafata ikaramu mu maraso Yesu akandika izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo, ritazahanagurwaho n'akantu na gato. Kandi Imana izahamya izina ryawe imbere y'abamarayika n'imbere ya data. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka ari kubarira ishengero. Hano rero niba Imana irafashe agakaramu ikandika izina ryawe, wikiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ahubwo b'umukristo wa Kristo. Haleluya. Ndaryoherwa iyo bavuga iby'umwuka. Nawe nuko hajya rero Imana yabwiraga Yohana ngo yandikire urwandiko abisarudi. Kiriya gihe ryari ivugabutumwa ririmo akarenganyo cyane, kuko marayika ntawe ari gufata. Nicyo cyatumye ubundi bari kuvuga ngo mwandikire umushumba naka wahana, ariko bahise bavuga inzandiko mwandikira abamarayika, kuko sahizi iyo nivugiye mwe muyera nkavuga marayika, ibyo bintu nta gihugu kigira itegeko nshinga rirekarama cyari dekarara ibintu marayika avuze cyangwa yanditse. Oyaye rero nabo Yohana yaranditse ngo mwandikire marayika w'itorero ry'Isarudi, mumubwire ubu butumwa. Hari kompetisiyo yo guhangana kw'abakora ibibi n'abakora ibyiza, ariyo si tugezemo. Noneho rero umwuka w'Imana arababwira ngo ukora ibyiza, unesha, niwe uzahabwa ingororano y'umwambaro wera, kandi amazina ye tuzayandika mu gitabo cy'ubugingo. Kandi nzatura izina ry'imbere y'abamarayika n'imbere ya data. Iri cyete cyangwa uru rwandiko rwandikiwe ab'Isarudi ko ari ukubamotiva, kubaha kuraje,
kugira ngo ibikorwa byabo barangurura bya misi yose bikorwe ku rwego ruri hejuru cyane, koko hari imbere vite. Rero Profete General Martin, hano nashakaga gusobanurira abantu, ntabwo ubugingo ntabwo uzigera ububona buje uwo munsi, bukurimo. N'inyamaswa ari inyamaswa nk'abadivantisite b'abatampera cyangwa abadive babihagazemo mu myizerere yabo, bagaragaza neza bakavuga neza ko batanywa ariya maraso ava mu mutima w'inyamaswa, bisobanuye ubugingo. Bibiliya iranabivuga nayo ngo igitungwa ntimurye ubugingo cyangwa mu bunwe, ibyo bita ikiremve. Ngira ngo ibyo mwese murabizi, tubihurizaho. None inyamaswa yaba ifite amaraso yitwa ubugingo, umuntu akavuka nta bugingo? Umuntu ubugingo arabuvuga. Bunisi yarahumanye, ariko mbwira abakiri bato, hari abantu babyaraga bavuye kwa Kiranga, abandi bakabyara bavuye kwa Ryangombe, ubugingo bakabwanduza cyangwa bakabuhumanya, cyangwa ukavukana ibyaha by'inkomoko. Ndagusabe niba ukijijwe, tuziyandurishe iyo miti yo mu bupagani cyangwa ibintu by'igipagani. Umuheburaya abyara nk'Abaheburaya, twita nk'Abaheburaya baho ubuzima bw'Abaheburaya. Hano rero Aburahamu mugomba kumenyana, Musa mugomba kumenyana, Eliya mugomba kumenyana, Enoki mugomba kumenyana. Kristo we ni ubuzima bwacu, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Wimbwira rero ngo abo batagatifu ngo harimo akarimbi cyangwa umupaka kuri jewe, jamais. Wimbwira ngo ijuru hari umupaka kuri jewe, jamais. Wimbwira ngo hari ibintu ngo ijuru ritanga ngo nge ntemerewe, jamais gra jamais. Turabyemerewe, turabana b'Imana, turabaragwa, turi bene gitare, turanezerewe. Guma ku ngoma warayitsindiye, wayoboye amahanga yose Mana uruwera. Guma ku ngoma warayitsindiye, wayoboye amahanga yose Mana uruwera. Ngo bwira abantu bareke kurira, gutabarwa kurabonetse. Bwira abantu bareke kurira, gutabarwa kurabonetse. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko muri jewe niba ijuru riri muri jye, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. None mbatirijwe Yesu, nizera Yesu, nemera Yesu, uwo Yesu uza muri jewe, sorry no muntu narindi kuraba, uwo Yesu uza muri jewe, tutayaga, tudahana isango, dusezerana ibintu simbikore cyangwa ntabikore, ubu Yesu yaba ari Yesu bwana. Erega niba niyirije ubusa iminsi 2 nizera Kristo ndi gusenga Data, harya isango twahanye nicyo twiyiririje ubusa, twinjirana muri ofisi tukabinegose. Niba hari imisi yampaye turagendana, niba hari igikorwa ndimo turabana. Mwishaka gufata Imana n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera ngo turi mu buzima, tudakwiye kwirirwa tubatumaho, tudakwiye kwirirwa tubabona, tudakwiye kwirirwa tubavuga, oya. Kandi ari we wacunguye, anzigamiye iki, andindiye iki, yambyariye iki, yacunguriye iki, ayo maraso yaviriye iki, ayo mazi yo yamenekeye iki. Ibiva mu rubavu rwe byitwa amazi n'amaraso byavuye yo kuzihe mpamvu? Bivayo kumvo jewe. Haja rero ntabwo tuyagaya turayashima amaraso ya Yesu, ntabwo tuyagaya turayashima amaraso ya Yesu, mu mubare w'abagowe sindimo. Yesu ni wangu wa uzima wa milele, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Nakwambia Yesu nubu ubuzima bwanjye bwose. Aho rero higira umuntu numwe ukubwira ngo ngaho kizwa ngo ibindi bizaza.
ngo kizwa ngo ibindi gusa. Oyaye, warabuvukanye ubugingo, amaso abibone, amatwi abyumve, umutima ubyizere, ubwenge bubisigure cyangwa bubisobanure. Niko kuri. Ubwo rero nerekeza ku musozo w'ubu butumwa, shatse kukubwira ngo muri wowe harimo ubugingo buzima bukora, cyangwa buraboshe, cyangwa bwarasinziriye, cyangwa bwarapfuye, cyangwa burarwaye. Hama se nusanga butarimo urakora iki? Ihane ugaruke ku rufatiro rwa Kristo. Ihane ugaruke ku rufatiro rwa Kristo. Irimbure. Ikindi nacyo nagira ngo nkusabe, hagarara mu murongo mwiza wo kwizera gukorana na Mwuka Wera na Data na Kristo. Hama mazina yawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kandi uharanire gutsinda ku bwa Kristo. Hamuharanire kunesha ku bwa Kristo. Hama Imana niyo izahamya ibyawe, ni nayo izemeza abantu ibyawe, ni nayo izahishura ibyawe, ni nayo izavuga ibyawe. Ubwo rero nagira ngo soze ku gitero k'indirimbo cyasigaye hano tutayirangije, ya 74. Hari igitero twari twashigaje kivuga ngo njya ngira amahoro mu mutima, nyahawe na Yesu mukiza wanjye, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa nkasaguye yahawe nawe, njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira, numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe, njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Haleluya. Turagushimiye Mwami Yesu, watangije umurimo mwiza kandi urawubandanyije, urawukomeje. Utubere umukiza, umurengezi n'umutabazi mu bwami bwawe. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ngwano, uduhe kunesha, kandi uduhe kwambara umwambaro wera, kandi uzahamye izina ry'ukwizeye hano ku Mbabazi TV 3 imbere ya Data na Mwana n'abamarayika. Icyubahiro ni icyawe Papa. Rero ndasabye shimitse ukwizera b'umuraganwa na Kristo mu bya Kanani yo mu isi na Kanani yo mu ijuru. Umurinde Tobiya na Sanibarati, uduhe kubaka kandi bibe byubakitse no kuri Data. Uhimbazwe mu izina rya Data na Mwana n'Umwuka Wera. Amen. Turagukunda cyane kandi turagushimiye ubana natwe, ukande subscribe, ukorera iki, nubona binakoroheye gutanga komenti yo kudushyigikira ariko ntudusenye, turaguhaye kaze ujye utanga komenti. Hama rero umugire weekend y'umugisha y'amashimwe kudesha. Amen.